abavubuka ennaku zino effujjo amalala enjaga ebikoola eddalu God have mercy upon us. Jesus! Jesus! Hey! Hello! Hello! Bahera mu mugongo bakuba. Ibi nyine ni nk'ibihingwa urumva? Ibihingwa bihingwa mu misozi urumva? Noneho n'ibi ngibi ngo disadvantage of plantation farming nyine ni bya bihingwa bimwe n'isuri ziza cyakagira dore noneho kandi noneho se advantage umumaro wabyo ibihingwa bihingwa mu misozi ahantu nyine mu misozi urabona mu misozi kubera bari amashyamba akunda kugwamo imvura urumva noneho bikunda no kongera umusaruro increase production urumva high quantity production nyine bikunda nyine kwera cyane aha ko babaye impact of agriculture in sustainable development of Rwanda mbona baduhaye impact si effect si nka effect ngaruka kase ko mbona baduhaye ngo providing ahanganye ibi ngibi nyine ibi ngibi byorora udusimba duto tumwe nyine like insect nibi role of settlement in Rwanda nyine ibi ngibi ni imiturire urumva yo mu Rwanda noneho hakaba ibice bigize imiturire yo mu Rwanda byayikoze hari created settlement ibi ngibi nyine ni ya miturire imwe nyine y'abantu begeranye urumva noneho hakaza linear settlement ba bantu baba batuye kuki ku mirongo line nyine bagiye bamwe batuye ku murongo hakaza sponge settlement sponge ni kumwe nyine nk'umuntu umwe atuye aha undi atuye iriya undi atuye iriya undi atuye iriya urumva ku buryo hamwe nyine n'uwatabaza nta wamutabara harimo intera ndende noneho hakaza isolated settlement ni kumwe umuntu abantu bikoramo imidugudu village urumva bakikoramo imidugudu bakavuga ati wenda ati n'umudugudu bakabita mbuga nzeri y'igikoma batima ukuntu nuko nyine reka mwumve kutundi tuntu ko tukomeye noneho cyane ngibi ngo problem amalala enjaga ebikoola eddalu Good morning, class. Good morning, Sorigato. Mnamute wote katika maisha. Sasa hivi kabla ya tena ndio. Wewe unaweza kuona unapata ya ndani. Ndi kwa bia. Maukareje abantu wangu. Wewe na ikigihembwe ariko sanonge kamfara mwakane. Urabye bagiye. Bikubone kayi ndio wale kwigira. Kandi ndetse ntabyo baba kusobanurira yego kusobanurira zero kumwe se ko mwamba namuja ndio wamutinga kumvuko bamwereka bikombo nanje ako namuteranya amagambo namwe uyu munsi ari no kuganira so noneho mbere ko dutangira isomo ry'uyu munsi ndagira ngo buri wese ajye mu mwanya okay so okay. Noneho uyu munsi ndabona barazo where is that bin? Yes. Okay. Tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo Sorigato. Yego. Aha.
bivuga ngo sori gato. Sori gato. Sori Gato. Sori Gato. hakundi shaka. Ubundi ibintu bijyanye n'icyongereza n'ikinyarwanda mujya mubasha kubimenya. Gake gerageza tu. Kundi ko nta bandi banyeshuri baje mwe mwaje uyu munsi. Naguze ko ntabwo nabimenya ariko ntabwo byatubuza gukomeza. Tujya kwiga ijambo rivuga ngo iki? Sori gato. Aha. Sori gato. Urebye ijambo sori wabona risobanuye iki nkawe Yves? Sori. Yego. Gake. Aha. Wamwunganira pasiteri? Sorry, ihangane. Aha. Okay, reka mbasobanurire sasa rero. Iri jambo sori gato ni ijambo rituruka mu Bwongereza. Rikaba ryaraje mu Rwanda mu gihe cy'abakoroni. Icyo gihe rero abakoroni bakimara kugera mu Rwanda batangiye kutwigisha ibintu byo kwiga indimi. Yuko muza kugira ukuntu muyumva neza kandi ndabizi bibashimisha. Noneho ndashaka ko ngaha ijambo sori risobanura kwihangana cyangwa se ihangana. Abanyarwanda babigize gutya bahita bavuga ngo gato. Sori gato. Turakomeje n'isomo ryacu ry'umunsi ariko uyu munsi ndashaka kubaganiriza. Nshaka kubaha inkuru iryoshye ku buryo mutaha mukishima. Umva. Ndashaka ko ndashaka yuko muza kugira ukuntu muyumva neza kandi ndabizi bibashimisha. Ndashaka ko ikora iki? Idushimisha. Amakaye muyazinge kwanza. Rero kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu cyangwa se inkuru yacu y'umunsi kuko twaraje kwiga iriya somo Sori gato. Twararangije kubyiga ubwo tugiye kuririmba akaririmbo bite birangira. Twagiye Numa karite ku ngombe z'iki yaga gatera amagi hata ndetse koma amashyi kagiye kwana kakazinduka kajya kuguca umusume ngona kukarurira utwana kwagatuma twigurukira tugenda tuvuga bye nijye muri kwirukana njye ningona kandi isomo ry'umunsi turangije aha ngaha ubwo tuzakomeza ejo ikenetse kubera iki ngenda murangirira njye mukavuga ngo bye none njye ningona ibihano byego Imana tujya kuba bayi ati ndingo no wayitamo none sijya niyise hari umwari w'igiciro bye ngo gol gol none muri kure Mbona ntabwo ari umuntu.